Nkusi Joseph, Munyakazi Alphonse, abandi bose reka we nyazagira umunsi binyenze mu gutwi ngo hari ibyavuzwe ngo hari ibyanditswe. Cyo nababwiye mu kiganiro cyashize rero, mucukuri ndake nibisabwa byose mwabibonye, abatabikurikiranye musubire ku kiganiro simbisubiramo, dore sindyama sinsinze ndagira gutya igeni kunyu nkabona ibifobagane birandika, nkabona ibigoryi birandika, turakenye tumeze gute, ndi mubyara wawe nitwuku, twakonye kuri televiziyo ugifobagane, wambonye kuri televiziyo utanga umusanzu. Yezu baramwegera ati nyoko na bene so ari kugushaka ati bene data n'abaturi kumwe, bene data n'abankurikira basupportinga ibyo tuvuga. Naho gushukisha muri iki gihe tugezamo isi akakubira ko ari politiki y'abanyarwanda byima matwe. Umunyapolitiki kubwira ngo muzane imisanzu ngo twakora imishinga arakubeshya. Hari urimi tujya tugwamo nkavuga abatutsi murabizi genda bavuga kwera. Ariko burya bose bararengana. Umwana w'umututsi kazi koze tuganira i Burundi ntuwo mu baryango hamwe ntariko se burya ujibona uri umuhutu kazi cyangwa uri umututsi kazi, kuko nyina hari ukuntu yamuforoza kwizo nyine ndamwana. Ariko uhazagiye kwa Kagame ukababwira ko musara kabe yaseza to Kagame aragafata bayi Kagame ati ndaramuzi se n'umwana wo mu baryango, n'umwana wo mu baryango ati yo ndakubonye mugire gute sose umututsi kazi mugire gute arakora iki bigende bite. Ariko rero n'uburere yahawe nuko yakuze nuko ari nyirantabwa, naho ibyo bindi muri kunza nako abatutsi mwese nabakira muri ako gatebo mumbabarire. Ariko ntuzambuze kuvuga abaheza ngo nibo mu batutsi, nimuzajya mwumva mbuza abatutsi mujye mwumva izi nkora amaraso z'abatutsi ziri ku butegetsi z'inyaryenye zigira gute. Ikindi ejo nuturangiza liste gina Kambanda, dore mako na Kambanda rero Kambanda iyo liste zayisore mugira ya mu nama uvuga utubwira abagiyeyo abahutu se bazakubwire reka da. Naho ubundi ukubeshya ko hari ibindi bintu umuntu uri gutanga umusanzu ahantu hatari ubwirinzi babandi nerekana n'agakoresho bakajugumira ngo mako ngo ibyo bikoresho uri kugira. Hari umunyamakuru ngwamamage ntabwo nshaka kuvuga ko uri inshuti yanjye kandi turabana, ati mako ati bambwiye ko atari imipanga watari imihoro wagize gute. Ariko shangira n'umutarimba ari byo nzajya kuzana hariya nawe gutikura bamaye kubera iki mushaka gusinziriza abaturage ku misanzu. Tugura amakamyo, tugira ibiki, tugura imodoka, amazi ahenze, abaturage baho bagira undi tuye gusaba ibinyamakuru kuri BBC, kuri Al Jazeera, tugure kuri CNN, tugure kuri NBC, ubundi tuvuge ko twavuze ijambo rikomeye cyane. Ibyo se bizamara iki abanyarwanda? Abahutu sirivu plani mwige kurwana, kwirwaneho. Ntabwo nshatse kubibagiza ko intambara ari ku muryango, ariko umuntu uzongera kumbwira iby'amadisikuru atabona ko kwirwana ari byo bikenewe, disikuru uzayishyire nyoko. Ndumva rero navengwa nkavuga nabi, 31 irashize. Reka mbasezere ibya Musana nuko bimeze, kandi nane nababwiyeho hirya y'ejo n'ejo ndongera mbivugaho, bamwe ntibashaka kubyumva. Musana kwa heri mu musengere, kuko yamaze kuba inkotanyi nyayo. Akazi yari yahawe yagakoze cyangwa se yaribeshye mu kibuga atazi. Uvugisha umuntu uri muri kiriya gihugu n'umunyepolitiki mukirwa mu amaturo mbasa musanze mwaga kumereza bazabakona muzabyumva. Sawa rero mugira amahoro Imana mukunzi wanyu mako, tanga umusanzu ngira ngo mako ndagukira ngo ndagukunda ibiganiro bya biki n'ibiki. No, tugura imbunda ebyiri, that's it. Ni ubona bafashe mako kubera ko yakangura bene gihugu kuri imbunda, uzakomeza utanga umusanzu n'ubwo wagica nta mbesire nzabwira ngo nize kumburanira. Sawa bye. Bakaba bagitsinze ijura bindushaka umusejura bindushambana kuko basaba kurirwa ukabagize byabo kandi ukabicira abantu.